mbaye ikaze kuri Mukire TV. Buri business yose ukora cyangwa se ishoramari runaka ukora risaba guhanga udushya, kuzanamo udushya tutamenyerewe kugira ngo ubashe kuyobokwa n'abantu benshi, bityo ibintu byawe bitere imbere. Uyu munsi reka turebere hamwe ibintu 10 wakora by'udushya ubundi byagufasha guteza imbere ubworozi bwawe bw'inkoko, ukabasha kwinjiza amafaranga menshi cyane, ukabasha kuba bacuruza ku isoko mpuzamahanga, ubundi ibintu byawe bikagenda neza cyane. Nabahaye ikaze. Njye nitwa Mr Sam, wageze kuri Mukire TV. Udushya 10 wazana mu bworozi bwawe bw'inkoko ubundi ukabasha gutera imbere ntutu dukurikira. Icyambere, ugomba gukoresha ikoranabuhanga bita Poultry Digital Management. Iri ni ikoranabuhanga rigezweho rifasha aborozi kuba bagenzura inkoko zabo nuko baba badahari. Ni ikoranabuhanga bita Manager Farm 360 ryifashishwa mu kugenzura inkoko, imibereho yazo nubwo waba udahari, ubundi iri koranabuhanga rikagufasha kuzigenzura. Ibi byose niba ari ibintu mukeneye kumenyaho amakuru, nabyo mwitwandikire muri comment. Ariko iri ni ikoranabuhanga naryo tuzabakoreraho izindi video tubigisha uburyo rikora mu bworozi bw'inkoko, uburyo wabasha kugenzura inkoko zawe nubwo waba udahari. Turi muri digital, turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, ibi nabyo uba ugomba kubimenya, bityo ntusigare inyuma nk'umworozi ushaka iterambere, ushaka gukora ibintu ku rwego rwo hejuru cyane. Ubundi buryo ushobora kuba wakoresha n'uburyo bwo gukoresha Excel, ariko ubu ni uburyo busanzwe buzwi, ariko nabwo ni uburyo bw'agashya nyine bwagufasha kuba wagenzura inkoko zawe niba udasanzwe ubukoresha. Excel ni uburyo bukoreshwa muri computer cyangwa se ni programme ya computer software igufasha kuba wakora umubare neza, ukabasha kuba wamenya uburyo ubworozi bwawe buhagaze. Icyambere, iyi Excel igufasha kwandika umubare w'inkoko, umubare w'amagi zitera buri munsi, umusaruro w'inyama, ibikoresho bikenewe. Ni uburyo bugufasha kuba wakora imbonerahamwe uhurizamo amakuru yose agamije ubworozi bwawe kugira ngo ubashe kumenya uburyo ubugenzura. Bigira inyungu nyinshi cyane rero, bigufasha kugena igenamiterere rihamye igenamigambi rihamye ry'ubworozi bwawe, bikagufasha kugabanya ibihombo, kumenya uko ubucuruzi bwawe buhagaze cyangwa se ubworozi bwawe buhagaze. Icya kabiri ni ugukoresha amatara y'umuriro, solar lighting, mu kubyutsa inkoko zawe. Akana ko nagashya ni ikoranabuhanga wazana mu bworozi bwawe. Hari amatara yifashishwa mu kuba wabyutsa inkoko zawe, hari amatara aba yarabigenewe afite volte runaka zijyanye n'ikigero cy'ubukure inkoko zawe zigezemo. Urugero, niba ari amatara yagenewe kuba yabyutsa inkoko zitera, ayo matara ukaba wayakoresha. Niba ari amatara yo gukoresha mu nkoko zigikura zibigwana, ayo nayo ni amatara aba agiye atandukanye. Ibyo byose ni ibintu ugomba kumenya kugira ngo umenye amatara uri bukoreshe bitewe n'uburyo inkoko zawe zingana mu bijyanye no gukura. Iri naryo ni ikoranabuhanga wakoresha. Bigira inyungu nyinshi rero. Urugero, nko ku nkoko zitera, bituma inkoko zitera amagi menshi cyane, ubundi aya matara akaba ashobora kuba yatanga n'ubushyuhe mu gihe cy'ubukonje, ugasanga inkoko zawe zibayeho neza cyane. Akana ko nagashya wazana mu bworozi bwawe bw'inkoko, ubundi ukabasha kubuteza imbere. Ku mwanya wa gatatu ni ugukora ifu y'ibiryo wowe ubwawe, feed formulation innovation. Wowe ubwawe ushobora kuba nawe wategura ibiryo by'inkoko kandi byujuje ubuziranenge, ariko ntukwitonda. Mpora mbabwira ko mu gihe uri gukora ibiryo by'inkoko zawe uba ugomba kwitonda, kuko rimwe na rimwe ushobora gukoresha nk'ibigori byafuritse, ugasanga inkoko zawe uziteje indwara nyinshi cyane. Ugomba kwitonda mu gihe uri kwikorera ibiryo by'inkoko zawe. Mu gihe utabizi cyangwa se utabyizeye neza, jya kugura ku borozi uzi wizeye kandi borora bacuruza ibiryo bitataye garante cyangwa se bitarangije manda. Ariko kuba wakwikorera ibiryo byawe mu gihe ubizi neza, wiyizeye, ufite ibintu bihagije kandi bitashaje, ibyo nabyo ni ibintu byagufasha kuba wakora ibiryo by'inkoko zawe neza cyane. Wakoresha ibigori, ibishishwa by'umuceri, ibisigazwa by'amamesa, ibinyamisogwe, ibinyabijumba. Ibi byose bigufasha kuba wagabanya igiciro cy'ibyo bari kujya kugura ku masoko, ndetse ukaba wizeye n'ubuziranenge bwabyo. Ariko nanone ugomba kwitonda mu gihe uri gukoresha ibi bintu. Ushobora gukoresha nk'ibigori bifite ikibazo cyangwa ibyo bishishwa by'umuceri. Niyo mpamvu nyine uba usanga
zino nganda zose zikora ibiryo by'inkoko ziba zifite amalaboratoire abafasha gupima ngo bamenye ingano y'amaproteine ari muri ibyo biryo, amavitamini, amakalsiyamu, ubuziranenge bwabyo. Niyo mpamvu nyine izi nganda zose zikora ibiryo by'inkoko ziba zifite ayo malaboratoire. Wowe rero niba wayikoreye ibiryo byawe by'inkoko ntabwo uba ufite izo laboratoire ngo ubashe gupima ibi bintu. Niyo mpamvu mu gihe uri kwikorera ibiryo by'inkoko zawe uba ugomba kwitonda. Umwanya wa kane, korora udukoko. Hari udukoko buriya twororwa tubasha kuba twakongera amaproteine mu bworozi bw'inkoko. Akana ko nagashya kandi hari abantu benshi baborozi babasha kubikora. Hari udukoko bita black soda fly. Utuntu dukoko umuntu ushobora korora mu buryo butandukanye, ubundi iyo tumaze gukura tubasha kugira amaproteine menshi cyane dutanga mu bworozi bw'inkoko. Utuntu dushya nyine nababwiye ko iyi video igamije kubereka udushya umuntu yakongera mu bworozi bw'inkoko kugira ngo abashe kubuteza imbere. Niba wumva ari ibintu bitumvikana neza kuba umuntu yakorora tuno dusimba bita black fly soda, ibi nabyo ni ibintu bizwi kandi bikorwa. Ariko niba wumva nyine ibi bintu utabikora byo korora tuno dusimba, wakora ibindi bintu byose nakubwiye ukuyemo iki kintu mu gihe ubona utagishobora. Ariko nako nagashya nyine, nagashya kandi ntabwo nabura kukababwira. Umwanya wa gatanu ni ugukora ubucuruzi bushingiye ku gutunganya umusaruro cyangwa se ibyitwa value addition. Niba ukora ubworozi bw'inkoko ugamije kubuteza imbere, hari ikintu bita value addition. Urugero, aho gufata inkoko ngo uzigurishe uko zakabaye nk'amasake zigifite amababa yose, ukavuga uti nanjye ngiye kujya nzitunganya ubundi nge nzigurisha zipfunyitse. Aka ntagashya ushobora kuzana mu bworozi bwawe kandi bikaba byagufasha kuzamura amafaranga bari kwinjiza ndetse n'uburyo bwo kwagura amasoko yawe. Aho kugurisha inkoko uko yakabaye, ukayibaga, ukayitunganya neza, ukayifungira mu mapaki yabugenewe, ubundi ukayishyira ku isoko mu masupermarket, ukayigurisha mu mahanga, kuba wayigurisha no hanze y'igihugu, ukagira abakiriya benshi cyane mu maresitora, mu mahoteli. Ibi byose wabyikoreye nyine nawe nyuma yo kuzorora, ukazibaga, ukazitunganyiriza neza, ubundi ukazigeza ku masoko hirya no hino utabanje kuzigurisha mu makaritsiye bino bisanzwe byo kujya kugurisha inkoko yose uko yakabaye. Akana ko nagashya kandi kagufasha kongera inyungu mu bworozi bwawe bw'inkoko. Ku mwanya wa gatandatu ni ukwamamaza ukoresheje internet cyangwa se ibyitwa digital marketing. Ni ukwamamaza wifashishije internet. Ibi bintu birakora cyane kandi byagufasha kuzamura ubworozi bwawe bw'inkoko mu gihe ukoresha urubuga nka WhatsApp mu gushaka abakiriya, Facebook page ya Facebook, Instagram, TikTok, wamamaza ubworozi bwawe, wamamaza umusaruro wawe, ushyiraho ibiciro, ushyiraho nimero abantu bagushakiraho. Ubundi ibingibi bigatuma ugira abakiriya benshi cyane, ubundi amafaranga akiyongera utabashije kujya ku isoko. Bitabaye ngombwa ko ujya ku isoko ngo ujye kwirukanka ku bakiriya, ahubwo bakajya bakwishakira mu gihe babona ibintu ukora ari ibintu mu by'ukuri abakeneye. Akandi gashya wazana mu bworozi bwawe bw'inkoko ni ugushyiraho laboratoire ntoya y'ubuvuzi, mini laboratoire poultry health. Ushobora gushaka abaveterineri cyangwa se ugakorana n'abaveterineri bafite amahugurwa cyangwa se bize ibi bintu uburyo bikora, ubundi ugashinga akarabo ukajya ubasha gusuzuma indwara mu bworozi bwawe bw'inkoko. Ubundi ibi ngibi bikagufasha gukumira indwara mu bworozi bwawe bw'inkoko, kugabanya igihombo gishobora kuba cyaturuka mu ndwara. Uvuga ngo wowe ufite akalaboratwari kawe mu bworozi bwawe, ubasha gupima, ubasha kumenya uburyo bihagaze, inkingo uratanga, gupima indwara, kuba wamenya uburyo inkoko zihagaze, kuba wafata inkoko ukazipima ukareba. Ibyo byose kuba wazana akalaboratwari mu bworozi bwawe bw'inkoko ukagashinga, ukajya ukorana n'abantu tubifitiye amakuru nk'uko tubibigisha. Ubundi ni ibintu byagufasha guteza imbere ubworozi bwawe bw'inkoko. Umwanya wa munani ni ugutanga serivisi cyangwa se kuba wakorana n'abakiriya, ubundi ibyo baguze ukabibagezaho wowe ubwawe. Home delivery service. Umuntu wese ukuguriye inkoko, ukuguriye amagi, ukuguriye product yose ukora mu bworozi bwawe bw'inkoko ukayimugereza iwe. Utuntu dushya 10 nababwiye
twagufasha guteza imbere ubworozi bwawe bw'inkoko. Udushya 10 rero naka ngaka karimo ka munane ko kuba wafasha abantu mu gihe umuntu akuguriye ibintu ubundi ukamuca amafaranga na transport ukazimugereza iwe. Ibyo ngibyo bituma ugira abakiriya bimena bizewe bahoraho, kandi ukabasha kuba wakwagura n'isoko ryawe mu gihe ukorana n'abakiriya bawe ukajya ubagezaho ibintu bagutumye wowe ubwawe bitabaye ngombwa ko baza kukureba aho ukorera. Ku mwanya wa 9 ni ukwihuza n'abandi borozi cyangwa se abandi borozi bafite intego zihamye mu bworozi bwawe. Niba ukora umushinga w'ubworozi bw'inkoko ugomba gukorana n'abandi borozi mufite icyerekezo kimwe, mukajya mwiga uburyo amasoko ahagaze, mukagirana inama, kungurana ibitekerezo, akana ko nta gashya wazana mu bworozi bwawe kuba wakorana n'abandi kugira ngo ubashe kumenya uburyo ubworozi bwabo buba buhagaze, ubashe kumenya uburyo ku masoko bihagaze, mubashe kuba mwagena ibiciro mu gihe mukoreye hamwe. Ibi byose mwabasha kuba mwabigena kandi neza cyane, ubundi ibingibi bikaba byazamura ubworozi bwawe bw'inkoko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi mu gihe ukorana n'abandi bantu mukora ibintu bimwe neza cyane. Ku mwanya wa 10 ni ugukoresha amahugurwa cyangwa se online platform, e-learning platform, kuba wakwigisha ibintu bijyanye n'ubworozi bw'inkoko wifashishije internet. Akana ko nta gashya wazana mu bworozi bwawe bw'inkoko wifashishije imbuga nkoranyambaga nka YouTube, ukajya wereka abantu uburyo ubworozi bwawe bumeze, za Facebook page, za TikTok, ubundi abantu bakajya bamenya uburyo ibintu byawe bimeze. Rimwe na rimwe ibingibi nabyo ubwabyo bikaba byakwinjiriza amafaranga bitabaye ngombwa ko ubasha kuyasarura mu bworozi bw'inkoko zawe. Ibi rero ni ibintu bigira muri 10 wazana by'udushya mu bworozi bwawe bw'inkoko, ubundi bikabasha kuba byatuma ubasha kubuteza imbere. Ubworozi bw'inkoko rero ni ikintu cyiza, ariko nanone ntabwo ari ikintu cyabyara inyungu mu munsi umwe nk'uko abantu benshi bapfa kubyishoramo batazi uko bimeze. Ariko ubworozi bw'inkoko ni ikintu cyiza kandi cyagufasha kuba wakorera amafaranga ukagendana n'iri koranabuhanga rigizweho. Muri ibi bintu 10 tumaze kukubwira, ushobora kuba wahitamo ikintu kimwe cyangwa se 2 ukakizana ubworozi bwawe bw'inkoko, ubundi nawe ukareba uburyo inyungu yawe iri bwiyongera. Ndabashimiye cyane, ngeritwa Mr Sam. Niba wakunze video kanda like, ukore subscribe kugira ngo tuzajye ucikanwa n'andi masomo nk'aya ngaya y'ubwenge.